Abantu 250 bapfuye bishwe n'inkongi yibasiye sitasiyo ya lisansi ubwo imvura yagwaga. Abari bayugamyeho n'abatuye mu nyubako zo hafi barimo abari basinziriye barapfa, harimo abahise bitaba Imana ako kanya, abandi bapfa nyuma bazize ibikomere. Mbere yaho gato abandi bantu 28 bapfuye bishwe n'ububiko bwa gaze bwaturitse nabwo mu mvura y'amahindu. Mu masaha y'ijoro abantu baryamye, abari batuye hafi aho bose bagezweho n'ingaruka, benshi muri bo barapfuye. Ibi ntabwo byabaye muri Kigali cyangwa se mu Rwanda, ahubwo byabaye muri Ghana 2017 na 2015. Mbere yaho muri Nyakanga 2012 muri Nigeria abantu 100 bapfuye baturikanywe n'ikamyo ya lisansi yari bugufi ya sitasiyo ya lisansi, nayo yahise ikongoka ndetse igira uguturika gukomeye cyane kwanageze no mu ngo z'abaturage. Ibikomoka kuri peteroli ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse nubwo waba udatunze imodoka ngo ugure lisansi na mazutu, bidahari ubuzima bwawe bwajya mu kangaratete. Niyo mpamvu rero ishoramari muri ingeri rigomba gukorwa kurushaho, ni no mu gihe kuko ubaze abahabwa akazi na sosiyete zakoze ishoramari mu kwinjiza ndetse no gucuruza mu gihugu ibikomoka kuri peteroli ni benshi cyane, bari mu bihumbi. Mu Rwanda ku kwezi hatumizwa lisansi na mazutu bingana na litiro miliyoni 37. Muri zo mazutu niyo ikoreshwa cyane kuko ingana na litiro miliyoni 26, mu gihe lisansi yo ari litiro miliyoni 11. Ibi byose bijyanye n'inyungu zikomoka kuri iri shoramari ni byiza, ariko ntibikwiriye kuduhuma amaso ngo dutwarwe n'amafaranga gusa twibagirwe ibindi biyaruta, ari byo ubuzima. Umwanditsi w'iyi nkuru akaba yaragize ati ubu tuzabona ukuri kw'ibintu ari uko ibyabaye muri Ghana no muri Nigeria iya bija bibaye ni Kigali. Atushobora kuba rero utarumva ibyo tuvuga hano, atariko reka tubive imuzi. Sitasiyo za lisansi mu Rwanda ziri kurushaho kuba nka za butike z'amata na fanta bikonje, atuzisanga aho ukase hose, ati buryo n'ibumoso, ati zibangikanye, ahandi ugasanga zihekeranye, ati n'inzu zo guturamo. Tuvuge ko nta muntu ubibona se? Atoya, ati byaba ari ukwigiza nkana, ati ahubwo dore igihe, ati bizagaragara neza, ati umunsi bizamera nko kwa Dubai, ati hepfo iyo za Kinyinya, ati sitasiyo ya lisansi gaturika, abantu baryamye cyangwa se umunsi umukuru w'igihugu azanyura ahantu runaka akazibona, ati ziri mu gikari, ati cy'ahantu hafi yahateretse imbabura, ati icyo gihe rero buzacya ibintu byahinduye isura. Ati no kwa Dubai abantu bari barinumiye, ati kandi ubwo, ati guhera muri 2017 abayobozi bakoraga raporo amanywa n'ijoro babizi neza ko ziriya nzu zisenyuka iteka iyo imvura yaguye. Ati ejo bundi rero aha, ati nibwo rero byahagurukiwe, atari ko amazi yarenze inkombe, ati nabwo byasabye ukuboko k'umukuru w'igihugu muri dosiye, ati inzego zihaguruka nk'izitsamuriye rimwe. Ibya sitasiyo byo, ati ingaruka ni nyinshi cyane. Tuvuye ahazwi nko ku mazi ukagera Rwandex, ati harimo intera y'ibirometero bitageze kuri 2, ati gusa mu nkengero z'uwo muhanda hari sitasiyo 3, ati hagati ya sitasiyo n'indi harimo intera ya metero 200. Ati ukomeje gato ukagera Rwandex urenze Feruje, ati hari sitasiyo 2, imwe haruguru y'umuhanda indi munsi y'umuhanda. Ukomeje werekeza Sonatibe hari sitasiyo zindi 2, ati hagati y'imwe ati n'indi harimo intera ya metero 540. Sonatibe ubwaho hari sitasiyo 2, ati hagati y'imwe n'indi zitandukanywa na metero 200. Naho ukomeje werekeza i Remera ugahagarara mu masangano y'umuhanda uzamuka ujya kuri stade, uba ubonye izindi sitasiyo 3, ati hagati y'ebyiri na zindi za mbere atarimo intera ya metero 700. Ati mu gihe rero iya kabiri n'iya gatatu bitandukanywa n'intera ya metero 400. Ati ubwo rero uba ugeze hariya kuri KFC. Imbere yaho mu Giporoso uhasanga indi sitasiyo iri haruguru y'umuhanda hafi ya Feruje. Ati muri make mu rugendo rw'ibirometero 6 harimo sitasiyo za peteroli 13, kandi zose ntizubatse mu buryo bukurikije amategeko. Ukomeje gato werekeza i Rusororo, ati ntubonayo sitasiyo nyinshi cyane, ahubwo ubona izubatse mu buryo budasobanutse, aho usanga hagati yazo n'inyubako z'abaturage harimo intera nto cyane, ati ku buryo haramutse habaye inkongi, ati byatikira byaba bitagira ingano, utavuze n'ubuzima bw'abantu. Mu mihanda ya Kinamba, Nyarutarama, Gisozi, Nyarutarama, Nyamirambo, Norvege, Kimironko n'ahandi hatandukanye muri Kigali, ati yewe n'ahataraturwa cyane, iyo uhageze usanga sitasiyo za lisansi zarahindutse uburyo buhuye, ari nka kiyoske.
Amabwiriza agenga iyubakwa rya sitasiyo za lisansi mu bice bitandukanye ntibahirizwa uko bikwiriye, aho sitasiyo zimwe ziba zitubatse ku buso bwagenwe buto cyane. Ati hagati ya sitasiyo ebyiri ziri mu muhanda uri mu cyerekezo kimwe haba hakwiriye kubamo intera metero 1000 nk'uko amabwiriza biteganya. RURA isaba ko ikibanza cyubatseho sitasiyo ya lisansi kigomba kuba gifite ubuso bwa metero kare 1200 mu gihe idafite aho ibinyabiziga binakirwa yaba ihafite ikagira ubuso bwa metero kare 1500. Ahantu hari amasangano y'umuhanda, amabwiriza ategeka ko sitasiyo ya lisansi igomba kuba iri mu ntera itari munsi ya metero 100 uvuye kuri ayo masangano. Ugendeye ku bisabwa muri aya mabwiriza ya RURA usanga hari sitasiyo nyinshi cyane ziyahonyora uhereye ku ziri mu mujyi rwagati. Yewe ati hari n'izindi sitasiyo za lisansi usanga zubatse mu mbago z'umuhanda. Amabwiriza yarasanzwe ya RURA yagenaga intera hagati y'umuhanda na sitasiyo za lisansi gusa, mu yavuguruwe muri Gashyantare iyo ngingo yakuwemo. Mbere y'ivugururwa ry'amabwiriza byari biteganyijwe ko intera yo kuva ku rubibi rw'ikibanza cya sitasiyo kugeza ku murongo ugabanya umuhanda wo ku rwego rw'igihugu no mu bice bibiri itagomba kujya munsi ya metero 22. National Road, imihanda ihuza intara nka Kigali na Musanze, ati mu mihanda yo mu turere no mu mujyi wa Kigali hoyo iyo ntera yari metero 12. Ubu amabwiriza mashya yasohotse muri Gashyantare ntacyo avuga kuri iyi ngingo. Ati ntuzatungurwe no kubyuka ukabona sitasiyo noneho ifatanye n'inkengero z'umuhanda hamwe abanyamaguru ndetse n'amagare banyura, ati kuko nta rutangira ihari. Ati niyo yayo, ati na mbere ayo mabwiriza ataravugururwa akenshi wasangaga tubahirizwaga ibintu biteye kwibaza cyane. Ku muhanda wo mu Gatsata ujya Igicumbi, wa Remera ugana Irusororo, uva mu rwagati ugana Nyamirambo n'ahandi hari abona sitasiyo za lisansi n'inzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi binyuranye birimo n'utubari cyangwa se urugo rw'abantu bitandukanyijwe n'uruzitiro gusa. Hamwe wapima ugasanga ya ntera metero 30 itarubahirijwe. Ati yaba ari ruswa yidegembya se? Ati kubaka sitasiyo ya lisansi nicyo kintu cyihuta muri Kigali nyuma yo kubona icyangombwa cyo kubaka. Ati ibyacyo ati nabyo ati turabigaruka. Ati imirimo ikorwa amanywa nijoro. Ati mbere na mbere abubaka babanza gushyira amabati akingiriza aho bari kubaka, ati mu buryo unyuze hafi aho atabasha kumenya ibiri kuhabera. Ati nyuma y'ibyumweru 2 wongera kuhanyura ubona sitasiyo yaruzuye, ati bari gusiga amarangi ndetse bitegura no kuyitaha. Ati ni ibintu hanini rero bikorwa ati mu guhika ati abantu ati kugira ngo bazajye gutahura ayo makosa ibyubakwa byaruzuye kera. Ati amakuru igihe yahawe na bamwe mu bazi uburyo izi sitasiyo zakwamo bavuga ko kugira ngo ubone icyangombwa bigusaba byibuze gutanga nka kabito gukwaha kabarirwa muri miliyoni zisaga 15 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi nabwo ngo biterwa naho sitasiyo izashyirwa. Ati niba ari ahantu bigaragara ko hashobora kuzaganwa cyane ati yabito gukwaha irazamuka. Igihe yabonye amakuru yaho abantu bishyuye miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babone icyangombwa cyo kubaka iyo sitasiyo. Impamvu ati bizamuka nuko biba bizwi neza ko ahari kubakwa hari ahantu hadakurikije amabwiriza. Ati nayo mpamvu rero imirimo yihuta ati nk'inzu ihiye, ati mu gihe rero ukiri kwibaza ibigiye gukorwa uciduka bari kwitaha cyangwa se yaratangiye gukora kera. Muri 2017 nibwo RURA yatangiye kugenzura ibijyanye n'ibakwa rya sitasiyo za lisansi. Yasanze hari sitasiyo zubatswe kera zimwe zifite inenge ugendeye ku mabwiriza ariho uwo munsi. Ushinzwe ishami rigenzura ibijyanye n'ingufu, amazi n'isukura muri RURA witwa Mutware Alexis yabwiye ikinyamakuru Akadomo.com dukesha amakuru ati izo twe twemeje ati zubahirije ari amabwiriza twagiye dushyiraho. Ati noneho rero izubatswe mbere ati muri amabwiriza mashya ati buri yose igiye gusaba ati twongere turebe niba yujuje ibisabwa. Bose ati bagomba kuza ati bagasaba uruhushya kugira ngo rero tubemerere gukora. Ati tuzabanza rero tugenzure turebe niba ibisabwa byose byuzuye. Bivuze ko kugera muri Gicurasi sitasiyo zigomba gusaba uburenganzira bundi bushya zikagenzurwa, atari ko ngo hari izo bizwi ko bizasabwa ko zivugururwa. Ati hari zizavugururwa cyangwa se zikavaho burundu. RURA isobanura ko mu kubaka sitasiyo za lisansi ikintu kiba giteye impungenge ari aho ibigega biherereye, kandi nabwo iharanira ko byubakwa mu buryo budateje ikibazo. Mutware Alexis yavuze ko metero 30 zigomba kuba hagati ya sitasiyo n'ibindi bikorwa ati zibarwa uhereye aho ibigega bitabye.
ati izo metero 30 nibyo rero bipimo mpuzamahanga byemeye ku buryo ati bitatera ikibazo ku muntu utuye muri iyo ntera. Ati bigega bigomba rero kuba biri munsi y'ubutaka, ati byubakishijwe beto, ati hasi no hejuru. Rura isobanura ko ikibazo kinini gihari muri iki gihe kiri kuri za sitasiyo zubatswe kera, ati kuko ari nazo usanga zubatswe zicucitse, hagati yazo nta ntera ya metero 1000 zisabwa irimo. Ibi ati wabibona ati nk'Inyamirambo aho ushobora gusanga sitasiyo imwe hagati yayo n'indi harimo metero 100 gusa. Urwego ruvuga ko kubijyanye na sitasiyo zubakwa ahantu hameze nko hagati y'ingo, iyo abaturage babigizeho impungenge basobanurirwa bakabwirwa ko nta kibazo biteye. Mutwara ati barabitubwira ati cyambere nayo makuru, ati hari abantu baba bafite impungenge, iyo baje ati turabasobanurira tukabamara izo impungenge. Ni ukuvuga ngo iyo ntera metero 30 niba irimo ati nta kibazo umuturage yagombye kugira. Muri Sudani impande zimaze iminsi 10 zirwana ziyemeje guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 72. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko agahenge kabonetse nyuma y'iminsi 2 y'ibiganiro hagati y'ingabo za General Ali Burhan za General Hameti. Abantu bagera kuri 420 baguye mu mirwano yatangiye ku itariki ya 15 z'uko kwezi kwa kane. Ibihugu by'amahanga bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani. Abakomoka mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biganjemo Abafaransa n'Abadage bagera ku 1000 bakuwe muri Sudani. Uganda iratangaza ko yashoboye gukura abaturage bayo barenga 300 muri Sudani bahungisha intambara, barimo abadiplomate, abanyeshuri n'abandi baturage. Kampala, Ignatius Bahizi. Muri abo 300 harimo abakozi ba ambasade ya Uganda i Khartoum, abanyeshuri, abacuruzi ndetse na bamwe mu bayisilamu bari mu nzira berekeza i Maka mu mutambagiro mutagatifu muri Arabia Saudite. Intambara ikabasanga muri Sudani. Uyu wari muri abo bajaga i Maka yabwijwe rya Amerika uko byari byifashe ku kibuga cy'indege aho bagumye kuva imirwano itangiye. Twari twagize Khartoum twitegura gukomeza urugendo rwacu kuja i Maka. Hagati aho niho amasasu menshi cyane yatangiye kumvikana mu kirere, nuko abakozi bo ku kibuga batwereka aho kwihisha mu cyumba aho twari turi. Ntabwo twari twemerewe kuhava ngo hagire aho twaja, ariko ambasade ya Uganda hano yatwitagaho cyane igakurikirana uko turamutse. Ambasaderi wa Uganda muri Sudani Rashid Semudu yabwiye abanyamakuru ko abatabarwa bagiye kunyura inzira y'umuhanda kugera muri Ethiopia. We have made evacuation arrangement. Twakoze gahunda yo gucura abanya-Uganda kugira ngo banyure mu nzira ya Ethiopia. Bazava i Khartoum banyure Aljazeera na Gaddafi kugira ngo bagere ku mupaka wa Ethiopia. Twakodesheje bisi zirabatwara bose kugera ku mupaka wa Ethiopia. Accommodate a number of all the 300 Ugandan. Mu itangazo rigufi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yasohoye kuri uyu wa mbere ivuga ko abanya-Uganda 300 bavuye neza i Khartoum ahabera imirwano, bakaba bari bamaze gukora urugendo rusaga ibirometero 500 berekeza ku mupaka w'icyo gihugu na Ethiopia. Ambasaderi wa Uganda muri Sudani yabwiye itangazamakuru ko Perezida Yoweri Museveni ku giti cye yagize uruhare rutaziguye mu gukurikirana gahunda yo gutabara abanyagihugu. Uyongeyeho ko hari hateguwe umutwe w'ingabo kuja gutabara abanya-Uganda iyo haza kuba ikindi kitambika mu nzira yo kubarokora. Ubwo yavugiraga mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba no mu ihembe rya Afurika uzwi nka IGAD mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yanenze abategetsi ba Sudani kuba bahembera amacakubiri, ariyo mpamvu amakimbirane yabo ahora yisubiramo. Aho hari mu rwego rw'iyo nama rwo gushaka igisubizo cy'ibibazo bya Sudani. I always told the Sudanese the dangers of encouraging the ati buri gihe nabwiraga abanyasudani ububi bwo gushishikariza politiki y'irangamuntu, ivangura rishingiye ku moko y'Abarabu n'Abirabura, rishingiye ku madini y'Abayisilamu n'Abakristu.